isoko y'ubumwe ubwiyunge n'amahoro nibyo turaje itorero abavandimwe ya diyoseze ya Cyangugu intego n'ubuvandimwe isoko y'ubumwe ubwiyunge n'amahoro aje ngo abashyitsi muraha aje nimushimira Imana aje yadutije uyu munsi aje nibyo turaje ya diyoseze ya Cyangugu intego n'ubuvandimwe isoko y'ubumwe ubwiyunge n'amahoro bakristo ba diyoseze ya Cyangugu mwe abisunze umutima utagira inenge wa Bikira Mariya karame turako ko mbona mwawukereye mwazinduwe n'iki muvandimwe hose amaso ntaguha iyo ubonye urwo yambaye rukwereka urwo yubatse uyu munsi abakristo ba diyoseze ya Cyangugu twabukereye mu rwego rwo kwishimira ko dushoje umwaka w'ubutumwa 2025-2026 mu nsanganyamatsiko yagiraga iti ubuvandimwe isoko y'ubumwe ubwiyunge ngo mwaje gukora iki uyu munsi abakristo ba diyoseze ya Cyangugu twabukereye mu rwego rwo kwishimira ko dushoje umwaka w'ubutumwa 2025-2026 mu nsanganyamatsiko yagiraga iti ubuvandimwe isoko y'ubumwe ubwiyunge none se muri iyo nsanganyamatsiko mwabwira ibyo mwagezeho ni byinshi cyane ubuvandimwe muri Kristo twabugize intego amatsinda y'ubumwe n'ubwiyunge araganje bityo gusaba no gutanga imbabazi ngo ibyo mwagezeho ni ibihe ubuvandimwe muri Kristo twabugize intego amatsinda y'ubumwe n'ubwiyunge araganje bityo gusaba no gutanga imbabazi ubuvandimwe isoko y'ubumwe n'amahoro mu miryango yacu muri diyoseze yacu gihugu cyacu ndetse no ku isi yo ubuvandimwe tuzabuharanira ubuvandimwe miryango yacu muri diyoseze yacu gihugu cyacu ndetse no ku isi yo yego miryango remezo yacu tubuharanire yego haranira paruwasi zose babuharanire yego nimwe tuzabuharanira diyoseze zose zibuharanire yego aho haranira ubuvandimwe ndimwe isoko y'ubumwe ubwiyunge n'amahoro mu miryango yacu muri diyoseze yacu mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose ubuvandimwe ndira mu bihaye Imana babuharanire yego yego haranira no mu mashuri yose tubuharanire ni mwego haranira abasasaridoti bacu mu buharanire yego ubuvandimwe yego n'ubumwe ubwiyunge n'amahoro mu miryango yacu muri diyoseze yacu mu gihe yego mucurure turebe mushimisha abaraha yego yego nirango ugaruke turebe mushimisha abaraha yego nirango ubuvandimwe mu miryango yacu muri diyoseze yacu mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose musezere dutahe tuzagaruka ubutaha mugera mu makorari ubuharanire yego
buharanira mu makomisiyo yose tubuharanire yego buharanira ngo ubuvandimwe isoko y'ubumwe ubwiyunge n'amahoro mu miryango yacu muri seze yacu mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose ubuvandimwe tuzabuharanira sandimwe isoko y'ubwiyunge n'amahoro mu miryango yacu yego ayiye ubuvandimwe abari hano namwe mwese mu buharanire yego yego buharanira mu by'Imana babuharanire muraraho muri yego haranira ngo ubuvandimwe isoko y'ubumwe ubwiyunge n'amahoro mu miryango yacu muri diyoseze yacu mu gihugu cyacu ndetse no ku isi hose Yoha uraho yego muraho makuru yawe makuru ni meza mvuye mu misa ya nyigisho wayumvishe nayumvishe padiri atwigishije ubumwe n'ubwiyunge ariko njye umutima wangiye ntabwo bishoboka ngo ndamutse umugore yazakuzwe ryose makuru ari meza daforo none se ko mbonye mwari muri kumwe n'umuntu yankubita amaso agahita abebera daforo yakubwiye ikibazo agize uriya muntu rero tuje tuganira tuvugana ku buryo mu nyigisho padiri yatubwiye bimwe n'ubwiyunge tukumva nyine ari ibintu byiza ngiye kubona mbona arancitse tumaze guhura simenya aho anyuze none se akubwiye ikibazo yari afite nyine akigusobanuriye cyangwa se azakigurira undi munsi ntabwo yansobanuriye neza twari tubitangiye duhita turahura basa baragiye none se ariko mari buriya ko nabonye ameze nk'ufite ikibazo buriya wowe nawe bizagenda gute ngewe rero buriya hari amakuru ufite kuri Yohana ariko ntarigera azangwa nganize menye ko ayo makuru koko ari ukuri niyo mpamvu rero ngewe nanjye iyo mubonye nyine nikomereza gahunda zanjye none se ubu ngubu washaka ukuntu njya gushaka ba bantu bashinzwe isanamitima mu miryango remezo ubundi tukagenda tugashaka Yohani tukamuganiriza adukundiye twagaruka mukaganira nta kibazo ngiye niteguye kumwakira yego wirwe rero wirwa neza udukundira ugume mu rugo nta kibazo ntawe njya pe yego yewe uraho muraho cyane heza kuzwe narinje kubashaka none duhuriye mu nzira ni ubuhora ariko si neza twavuye mu misa tuganira na Yohani duhura na wa mubyeyi Mariya wa wundi wo mu mpinga muramureba ko ari umugabo Yohani rero nawe muramureba wa wundi wa ruguru w'igepfu Yohani wa mugabo wafunguwe azira jenoside Yohani twari turi kubiganiraho rero numva afitanye ikibazo na Mariya nuko rero nganirije Mariya arambwira ati Yohani tufitanye ikibazo none narinje kubareba ntanageze muhera ndacyambaye niho ntiva mu misa natwe rero twatugiye mu butumwa ubwo twatugiyemo turabureka dushaka iyo ntama yazimye muze tugende kwa Yohani yemwe mwiriwe kwa Yohani muraho Yohani we wangenje kamasara ariko cyagiye njyewe numva dufite ubwoba bwo guhura n'uriya mugore nta kibazo uriya mugore dufitanye ikibazo njyewe uzi ko nafunguwe ariko noneho aho mfunguriwe ntabwo namusabye imbabazi nicyo gituma twahuye numva ngomba kwiyirukankira se wagize ngo ni wo muti burya rero twagumanye anganiriza ko mufitanye ikibazo none nibwo naringiye kureba abavandimwe bashinzwe isanamitima ngo tuze tukuganirize nudukundira tujye kumureba mva rero mugabo mwiza ndebye baturuka hari umusatsi unyorosoka ku mutwe nzi ko nakukanguriye kujya gusaba imbabazi ko aricyo kizatuma umutima wawe tuza imbabazi ko ukajya uhora uza umbeshya
abantu baje badafite ikibazanye. uriya bantu uriya mumama amaze guha abantu benshi imbabazi tuzi, tukifuza rero ko yaruhuka akaboka ku mutima n'uriya umubabarira nawe akaboka. Ni ukuri ariko se mugore wanjye koko kuzi ko nasabye imbabazi muri gacaca ngiye gusubira imbere y'uriya mugore ntangera kumfungisha. Mariya rwose yiteguye kukubabarira, ntabwo ari bugufungisha, ahubwo tugende tujye kureba Mariya. Reka tugende basi. Reka nze nguherekeze yewe byumva inyigisho naguhaye uhora umbeshye Mariya we ndagarutse. Yesu akuzwe. Na yemwe mbonye mugera hano ni ubuhoro se. Mariya rero twari tuzanye uyu muvandimwe yego ko yafunzwe ariko ngo ajya kubona akagira ubwoba. Erega ntiwirirwe uvunika, twahuye bavuye mu misana da Foroza ankubise amaso arabebera. Niko yoha ikintu gituma nkubita amaso ukabebera ni igiki? Ariko Mari kuzi ibintu nakuze ko atari byiza uko ko unduke cyakora abavandimwe bambuguye ikinza awe wakoze iki uretse ko gusaba imbabazi. Wakoze iki yoha banze ukoze kugira ngo utinyuke kuza kunsaba imbabazi? Ni iki wakoze? ahuri umunaba buriya barumuna bawe ndetse na nyogosenge ninjye wabahitanye nkabonera kugumbuka imbere, ariko none umunsi nashize ubwoba niyo yitumye nje ahangaha ngo umpe imbabazi. wangize insheke n'amasange niwe wamwishe yoha koko mu by'ukuri ngewe reka nkubwire imbabazi koko ndazifite, ariko se imyaka 32 irashize batwigisha ubumwe n'ubwiyunge, gusaba imbabazi no kuzitanga. None se wafunzwe imyaka 16 uhanwe n'icyaha, ariko kubera kutigeze unsanga ngo cyature ubinganirizeho uracyambona ukabebera. Ariko kubera ko uyu munsi turi gusoza umwaka w'ubutumwa 2025-2026 mu nsanganyamatsiko igira iti ubuvandimwe muri Kristo, isoko y'ubumwe, ubwiyunge n'amahoro. Nanjye rero gusaba imbabazi no kuzitanga birabohora. Nari naratangiye inzira yo kubohoka, ariko ubu ngiye nabohoka neza kubera ko weruye icyaha cyawe. Nanjye imbabazi ndazifite, ndakubabariye, ariko ugana kiliziya kugira ngo ugarukire Imana. Niteguye kukubera umubyeyi wa batisimu. Amahoro niyo soko y'ubukirisitu, kuyakunda ni byiza turayakeneye, kuko Imana dusengira nayo dusaba. Njye nzimika amahoro nituyaranire, Mana itanga amahoro nisengwe, abakunda amahoro nyahorane, ababatira amahoro nibo bana b'Imana barakagwira. Isoko y'ubumwe, ubwiyunge n'amahoro, ahantu hose ubuvandimwe buharanirwe. Nibyo ubuvandimwe, isoko y'ubumwe, ubwiyunge n'amahoro, ahantu hose ubuvandimwe buharanirwe. Mu bihaye Imana buharanirwe, Ubuvandimwe buharanirwe, mu dusenga buharanirwe, nirwe ubuvandimwe. Yego umwe, ubwiyunge n'amahoro, ahantu hose ubuvandimwe nirwe. Mu miryango remezo buharanirwe. Yego nirwe hano tugenda buharanirwe. Mu
nzego z'ibanze naho buharanirwe buharanirwe ubuvandimwe ni mu isoko y'ubumwe ubwiyunge n'amahoro ahantu hose ubuvandimwe abashinga amategeko buharanirwe yego diyoseze yacu buharanirwe buharanirwe ubuvandimwe soko y'ubumwe ubwiyunge n'amahoro ahantu hose ubuvandimwe mu makorari buharanirwe yego mu makomisiyo naho buharanirwe ubuvandimwe ubwiyunge n'amahoro ahantu hose ubuvandimwe ndetse no muri aha nabo buharanirwe ngaho tugenda buharanirwe ubuvandimwe soko y'ubumwe ubwiyunge n'amahoro ahantu hose ubuvandimwe no mu rubyiruko buharanirwe aho tugenda hose buharanirwe yego hano mu bana bato buharanirwe no mu rubyiruko buharanirwe twese ubuvandimwe soko y'ubumwe ubwe